Reka tubashimire nanone cyane mwe mukomeje kudukurikira ni Ibendera TV nkuko mumaze kubimenyera. Uyu munsi dufite undi mutumirwa nawe utoroshye, araza kubabwira ibigwi bye murumva adasanzwe mu by'ukuri. Ni umunyamakuru, ni nararibonye ibintu byinshi cyane. Twe rero nkuko tubimenyereye icyo dukora ni ikintu kumubazanira, hagiye gutangira atwibwira hanyuma tuganira. Uyu munsi turaganira ku birebana n'uburyo umuntu uwo ari we wese yakwiteza imbere akoresheje ikoranabuhanga. Ariko mbere reka banze atwibwire muri makeya. Nitwa Christophe Tayezu, ndi umunyamakuru, nkaba na media mentor muri Internews, cyane cyane muri kino gihe cyo guhangana na COVID-19. Ushobora kuvuga media mentor, umuntu harimo abatahita basobanurirwa icyo ari cyo? Mentor ni ukuvuga ngo ni ugukorana n'itangazamakuru, ubwo nuko haje ijambo media, gukorana n'itangazamakuru z'abanyamakuru, itangazamakuru, ibigo cyangwa se amashyirahamwe y'itangazamakuru mu kugira ngo mu kurwanya inkuru zitari zo, mu kongera ubushobozi bw'abanyamakuru. Ubwo bushobozi nshaka kuvuga ubumenyi, kuko iyi ndwara ya COVID-19 ni indwara nshya, nta nararibonye iragira, ibintu bihora ari bishya. Noneho rero ngo hahora haza ubumenyi bushya uko inzobere ziga, inzobere mu by'ubuvuzi ziga kuri iyi ndwara zigenda zizana ubumenyi bushya. Noneho rero aba mentors bagenda bakorana n'ibitangazamakuru ndetse n'abanyamakuru n'ibyo bigo cyangwa amashyirahamwe y'abanyamakuru, mu kugira ngo bwa bumenyi bushya uko bugenda buza bugere ku banyamakuru, nabo bakurushaho gukora inkuru zituma abaturage, abakurikira ibyo bitangazamakuru, bamenya amakuru y'ukuri atarimo ibihuha, atanzwe mu buryo bwa kinyamwuga, afasha abaturage gufata navuga imyanzuro igendeye ku makuru y'ukuri mu kurwanya ikwirakwizwa rya coronavirus. Se Kristo, ibi bintu mu gihugu nk'u Rwanda kiri mu nzira y'amajyambere y'iterambere, ibi bintu birakorohera mu by'ukuri? Buri ikintu cyose ni ukuba ugikunda ukagiha n'umwanya. Biranyorohera ndetse no kubihuza, kuko ari byose ari itangazamakuru, nta kibazo mbigiramo, biranyorohera. Kuko amakuru ajyanye n'ubuzima ndetse n'ajyanye n'ubuhinzi, nk'uko ngira ngo nabizi, niyo makuru nibandaho. Rero iyi COVID-19 kuva igitangira mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo hano mu Rwanda twayimenye, nubwo yagaragaye mu mpera z'umwaka ushize. Kuva igitangira nakunze gukurikirana amakuru yayo, itaragera no muri Afurika, na nyuma y'uko yagereye tutarayibona na hano mu Rwanda ikaza no kuhagera, niyo ngo nagiye nkurikirana amakuru yayo, ku buryo ibijyanye n'amakuru ayivugwaho ni ibintu umunsi ku munsi mba nkurikirana, mba nzi aho bigeze, iyo haje ibishya, ese abantu bagomba kwirinda gute, itangazamakuru rikwiye kwitwara gute, ese niba wumvise ngo aha hirya bakoze umuti, itangazamakuru umuti wa corona virus, itangazamakuru ryaba rikwiye kubyandika mu buhe buryo kugira ngo abaturage ntibirare ngo bizere ngo ibintu byakemutse, ariko nanone bakumva nyine uburyo n'imiterere y'indwara, ku buryo badakwiriye gushiduka ngo bumve ngo ibintu biri mu nzira yo gukemuka, ahubwo bakamenya koko icyorezo, ubukana bwacyo n'uburyo bwo kukirinda. Ese ni ryari bakwiriye nabo kumva koko icyo kintu, uwo muti wabonetse. No kuvuga ngo uburyo itangazamakuru ryagombye kuba ryandika kuri coronavirus bitandukanye n'uburyo bandika ku nkuru zisanzwe zindi z'ubuzima, kuko coronavirus yageze muri sekiteri zose z'ubuzima, yageze mu bihugu hirya no hino ku isi, ibihugu byinshi cyane,
so ni ukuvuga ngo bitera panike, bitera ubwoba abantu, bitera ingaruka nyinshi cyane ku bintu byose. Rero iyo itangazamakuru niryo rikwiriye kubafasha kugira ngo ibyo bintu bamenye uburyo birinda icyo cyorezo, bamenye uburyo bakwiriye kwitwara kugira ngo ejo bundi isi izongere isubire ku murongo, icyorezo kigende yongere ikomeze nk'uko byari bisanzwe. Christophe, rero ibyo bintu mukora ndi kumva ahanini byibanda ku ikoranabuhanga. Iyo umuntu arebye abona hari intambwe umaze gutera. Turagira ngo rero usangize yaba urubyiruko yaba abandi banyamakuru bagenzi bawe uburyo umuntu ashobora gukora ikintu akakinoza neza yifashishije ikoranabuhanga kandi bikamuteza imbere. Uravuga ati bijyanye n'ikoranabuhanga, nibyo cyane ko no muri iki gihe cya COVID-19 abantu basabwa gukorera mu ngo, basabwa gukoresha ikoranabuhanga cyane kurusha uko abantu babyukaga bakajya kuri tele. Ubwo urumva ko ikoranabuhanga nicyo kintu kirimo gifata intera ndende kandi kirimo gituma imirimo myinshi ibasha gushoboka. Kuba rero kwiteza imbere bakoresheje iryo koranabuhanga, ngira ngo no kuwa gatanu mu mahugurwa y'abantu banyuza inkuru kuri YouTube, amahugurwa yateguwe na RMC ku bufatanye na UNDP, ngira ngo twabigarutseho cyane muri session yabanje yatwaye iminota irenga 30 tuganira se ni gute abantu banyuza amakuru kuri YouTube bakwiriye kumva ko bakwiriye gukoresha ikoranabuhanga aho kujya kuri tele kujya gushaka amakuru, ahubwo bakayobora ibiganiro bakoresheje uburyo bwo gukora inama online. Twabiganiriyeho rimwe na rimwe batwereka, bagaragaza challenge cyangwa se ibibazo birimo, ariko bavuga ko banagaragaza ko nk'uko turi mu bihe bidasanzwe nabo bakwiriye gukora ibindi bintu bidasanzwe, nibura nubwo content yose cyangwa se amakuru yose batayabona bakoresha ikoranabuhanga, ariko bakagerageza ku buryo nubwo cyaba kimwe cya kabiri cyangwa se kimwe cya bibiri by'icumi bya content cyangwa se by'amakuru bagira, bakagerageza gutangira, kuko impinduka itangira buhoro buhoro, bagatangira gutangira kuri bike bakazamuka bakazageraho ikoranabuhanga ribaha content nziza kandi irimo amakuru akoze kinyamwuga. Rero ubwo ni uburyo bumwe ushobora gukoresha ikoranabuhanga ukabyaza inyungu, kuko gukora amakuru ajya kuri YouTube ni business, babona amafaranga. Rero gukoresha ubwo buryo bwo kuhuza abantu kuri za mbuga cyangwa za platform abantu bahuriraho bagakora inama, ni uburyo bwo kugira ngo ubone content uzacuruza kandi ukanayikorera mu rugo utegeranye n'abandi wirinda coronavirus. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari imbuga nkoranyambaga muri rusange, za Twitter, Instagram, Facebook n'izindi. Ziriya mbuga umuntu wese aba ashobora kubona amafaranga. Umuntu wese adafite na business apfa kuba afite konti kuri urwo rubuga, ashyiraho ibintu amagambo, amafoto, amashusho birimo amakuru cyangwa se ubutumwa abamukurikira bakunda. Uko agira abamukurikira benshi niko n'ibyo yinjiza biba byinshi. Nuvuga ngo izo mbuga ubwazo iyo akurikiwe n'abantu benshi nazo ziramwishyura, kuko arazinjiriza, zituma abantu ngo niba ufite miliyoni y'abantu bagukurikira kuri Instagram iyo miliyoni uzana hari icyo ivuze, nuvuga ngo wowe wayizaniye abakiriya. Hari uburyo rero nabo babishyura
ariko Kristo abantu benshi mu Rwanda nyine nk'uko uzi ko u Rwanda ari igihugu nyine kirimo kwisuganya mu bintu byinshi cyane cyane noneho mu ikoranabuhanga, hariho n'umuntu batabizi akavuga ati ariko se yenda abo bantu ba followers 1000 ndabafite ariko ibindi nabikora gute kugira ngo mpembwe? Ubwo wenda n'uburyo bumwe ndaza kugera no ku bundi, ariko uburyo bwo kubikora ni ugushyiraho ibintu abantu bakunda kandi mu buryo buhoraho, noneho ukagira aba followers benshi, abagukurikira benshi. Icyo gihe akenshi ni uretse kuri YouTube barabisaba iyo ufite subscribers nibura 1000, amashusho yawe hari igihe kiriho bakubwira ngo nibura agomba kuba arebwa igihe kingana gutya mu cyumweru mu gihe runaka, noneho ugasaba nyuma Google cyangwa se YouTube bakazagusubiza bakwemerera cyangwa se bakubwira ko hari ibyo utujuje. Aho biroroshye, ariko ku zindi mbuga nka za Instagram kenshi hari bo baragukontakta bakareba ko baba babona audience ufite, bareba ni nka kuriya bashyiraho aka badge k'ubururu ka verified. Buriya ku mbuga zimwe na zimwe nka YouTube biroroshye kurusha ahandi, ariko nk'izo za Instagram bisaba kuba ufite kubaka brand, sinzi uko ndibivuge mu Kinyarwanda, ufite brand wubatse, ufite ikintu abantu gikurura abantu cyane. Ni ukuvuga rero nabo hari inzira bafite bicamo kugira ngo ube watangira kwishyurwa. Kuri YouTube ho nk'uko nari maze kubivugaho, navuga ko ho byoroshye ugereranyije n'ahandi. Upfa kuba ufite subscribe abantu bakanze subscribe batari munsi y'1000, bagashyira hari n'iminota utajya munsi, video zawe cyangwa se amashusho ushyiraho agomba kuba atari munsi mu gihe runaka. Donc bafite guidelines cyangwa se amabwiriza asobanutse agaragaza icyo umuntu akwiriye kuba yujuje kugira ngo asabe yuko channel yiwe yatangira kujya yishyurwa ku mashusho ashyizeho n'abayirebye. Ariko ubundi buryo wenda tuvuge nk'izo za zindi za Instagram, za Facebook, za Twitter, wenda utanategereje ko wishyurwa na ba nyirazo, iyo ufite konti ikurikirwa cyane, ifite abantu benshi, ubona n'andi masoko nk'uko ikinyamakuru kibona abacyamamazaho, ubona amasoko y'abantu mu gace kawe, ubwo tuvuge mu Rwanda b'Abanyarwanda cyangwa se abakorera mu Rwanda, baza kugira ngo ubashyirireho ibintu byabo, ubamamarize. Niyo ngo abo nabo bakakwishyura. Ni uburyo ushobora kubonamwo amafaranga butari direct, bitavuye ako kanya kuri Instagram, ahubwo kubera ibyo unyuza kuri Instagram, kubera ko hari umuntu ushaka ko umunyurizaho wenda imyambaro acuruza, wenda shop y'imyambaro acuruza, kwa kashaka ko umunyurizaho igitaramo ari gutegura, noneho akakwishyura kugira ngo abantu bagukurikira babashe kubibona. Kuri nk'ubu ngubu uzi amakampani arahari, hari n'abantu ku giti cyabo kuri Twitter, ugasanga bafite followers bari mu bihumbi hejuru, tuvuge ya 20 cyangwa se y'ibihumbi 10, ariko izo Twitter account zikaba zimwinjiriza n'amafaranga ruta undi mushahara yababona ku ruhande, kubera ko hari abakora wenda muri iyi minsi ntago kwa ko hatari inama ziri kuba cyane, aho ugasanga umuntu baramutumiye mu nama runaka kugira ngo atwitinge gusa, atwitinge ibintu biri kuvugirwa muri iyo nama, agahabwa amafaranga, bakavugana amafaranga ibihumbi za magana, akayatahana mu gikorwa cy'umunsi umwe. Ugasanga umuntu yiriwe atwitinga kuri account ye gusa,
biri kuvugirwa mu nama runaka cyangwa mu kindi gikorwa runaka, yarangiza bakamusinyira ibihumbi nka 500 agataha. Urumva rero ntago imbuga nkoranyambaga ari uburyo gusa bwo kwishimisha, ahubwo umuntu wese ashobora kubigira na business, ariko biterwa n'ibintu unyuzaho n'abantu bagukurikiye, kuko ibintu unyuza ku rukuta rwa social media yawe nibyo bigaragaza cyangwa se nibyo bituma umuntu agira umuhate wo kuzajya asura timeline yawe, asura konti yawe buri munsi agira ngo reko bya bintu babishyizeho. Nuba rero kumenya content cyangwa se ubwiza bw'ibintu ushyiraho n'inshuro ubishyiraho, kuko niba ushyize kuri Twitter akantu uyu munsi ukazongera nyuma y'icyumweru, nta bantu bazagufollowinga, n'abagufollowinze ntabwo bazajya gusura, kuko niba hari akantu akunze kandi azi ko utwo tuntu dupostinga buri munsi, tuvuge wenda nk'urugero, wowe ukunda kwipostingira uburyo bwo guteka, urugero rumwe rufatika, uburyo butandukanye bwo guteka, icyo gihe nuvuga ngo wowe urareba audience yawe abagukurikira niba abantu bateka, abadamu bateka mu ngo, bakora mu maresitora, mu mahoteli, uraba ati jyewe rwose ngiye kuzajya nigisha abantu guteka mbinyujije ku rubuga nkoranyambaga. Nuvuga ngo utwo tuntu abantu bari muri icyo cyiciro bazagukurikira ari benshi kandi barahari pe. Noneho uyu munsi natabona akantu azabatereka ngiye wakana kandi akakora search, akajya kuri telefone yiwe agasacinga, akareba yuko akareba uheruka gushyiraho iki. No rero uko ushyiraho ibintu runaka ukiha focus umurongo utarenga, umurongo ugiye kujyamo utavangavanga, kandi ukabikora buri munsi ukahozaho, ibyo ngibyo bikongerera abagukurikira, bikakongerera n'amahirwe yo kugira ngo, nukuvuga ngo niba nkomeje kuri urwo rugero rw'ibintu bijyanye no guteka, abantu bakora bacuruza nk'ibikoresho byo mu gikoni n'urugero, bazagukenera kugira ngo upostinge aho bacuruza amasahane meza, aho bacuruza ibikoresho byo mu gikoni byiza. Ubwo rero ariko iyo uvangavanga rimwe na rimwe, hari igihe biba bigoye kugira ngo umuntu ubone, kuko umuntu aza kwamamaza ashaka kugira ngo afate igice runaka cy'abantu. Yes, niba upostinga cyane cyane politike, abantu bo mu nama, ufite abanyapolitiki cyangwa se n'abandi bantu basanzwe bagukurikira ariko bakunda ibyo bintu, abantu bategura inama zijyanye na politiki cyangwa se zijyanye n'uwo murongo, bazagukenera kugira ngo batwitingire bagere kuri ya audience ijyanye n'icyiciro konti yawe yibonamo. Yego, niba ukunda kwandika ku bintu by'iyobokamana, abanyamadini bazagukenera. Niba ukunda kwandika ku bintu by'imyidagaduro, uzakenerwa n'abantu bategura ibitaramo, wowe twitingire, dufite post, dushyireho poster yuko abantu babwire bazitabira igitaramo cyagera, bati ngwino turagukeneye, dutwitingire uko kiri kugenda, sibyo? Ngo wowe ugira umurongo wiha, icyo nicyo cya mbere, ariko kandi ukabikora mu buryo bwo guhozaho kugira ngo abantu bajye bahora bafite inyota yo kugira ngo bagukurikire. None se Kristo, umuntu ukoresha ikoranabuhanga agamije kwiteza imbere, hari ibyo yakwitondera? Ubwo ndashaka kuvuga ko hari ibyo umuntu ashobora gukora nawe bikamukoraho. Aba bantu hari ibyo bakwitondera mu by'ukuri? Cyane rwose, cyane, kuko ku mbuga nkoranyambaga, mu bibazo turi guhura nabyo cyangwa se n'isi iri guhura nabyo byo muri rusange, by'amakuru by'impuha n'amakuru atariyo ayobya abantu mu kwirinda, kugira ngo birinde COVID-19, harimo amakuru menshi nk'ayo ngayo aca ku mbuga nkoranyambaga. Njya nkunda kubivuga ati imbuga nkoranyambaga nta editor agira cyangwa se mutokozi w'inkuru agira. Utekereza ibintu ugashyiraho, unyura ahantu ugashyiraho, waca hirya wabona umuntu araguye, aratsitaye, araguye, ukabishyiraho. Rero
hari igihe upositinga cyangwa se ugashyiraho ibintu binyuranyije n'amategeko. Kumenya amategeko igihugu kigenderaho, kumenya amategeko y'urwo rubuga nkoranyambaga ukoresha ni kimwe, kuko ntabwo washyiraho ibintu by'urukozasoni, ibintu nk'ibyo ngibyo ni kimwe, ariko no kumenya amategeko y'igihugu ubikoreramo ni ikindi, kuko nushyiraho ibintu bibiba urwango, ni urugero, ayo mategeko arakureba. Nubwo tuvuge niba ari Twitter, nubwo Twitter ibyo bintu nta kintu bivugaho cyangwa se byemewe, ariko amategeko wenda bibaye binemewe, ntabwo mvuze ngo biremewe kuri Twitter kuko ntibinemewe, ariko bibaye binemewe kureba amategeko y'igihugu ukoreramo, ko ibi bintu niba platform nkoresha ibyemera, igihugu kibivugaho iki. Ngira ngo hari ingero nyinshi z'abantu bagiye bafatwa n'inzego z'umutekano bazira ku ibintu banditse ku mbuga nkoranyambaga, zaba kuri YouTube, byaba no ku zindi na za Twitter. Kwitondera cyangwa se kumenya ibyo ugiye gushyira ku rubuga nkoranyambaga ni byiza cyane, ni nacyo kintu cya mbere, kugira ngo na ya myumvire cyangwa se na cya cyerekezo cyawe cyo gukora, cyo kubibyaza umusaruro ukigereho, ni uko ukomeza gukora. Nukora ibitandukanyijwe n'amategeko ugafungwa, ntabwo uzakomeza gukora. Nuvuga ngo business yawe izaba ipfuye, ariko n'uburenganzira bwawe bwo kwishyura ukizana buzaba bupfuye, ndetse ugize n'icyasha cy'uko warengereye amategeko y'igihugu. None se Kristo, hari ibintu bimaze kugenda rero bizamuka ku rundi rwego by'abantu bakunze gupostinga bambaye ubusa, postinga bambaye imyambaro idakwiriye. Mu by'ukuri aba ngaba bo tubabwira iki? Mu by'ukuri ni ikoranabuhanga, barimo baragendana nayo, ariko se aba bo tubabwira iki? Ubundi imyambarire cyangwa se uko umuntu agomba kugaragara, niba njyewe uriya ntabwo njya mvuga ngo umuntu yambaye mini, yambaye ubusa, ngo numve ko ku bwanjye sinakabaye mbijaginga cyangwa se mvuga ngo yataye iki cyangwa yatoye iki, yataye umuco cyangwa se ntawe utaye, kuko umuntu wese agira uko yumva uburenganzira bwe. Reka turebe noneho ikijyanye no kubipostinga ku mbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo abenshi ntago bazi ko, cyangwa ntago batekereza ko gushyira ibintu kuri Facebook, gushyira ibintu kuri YouTube ari ku karubanda, ari hanze. Ugasanga agiye mu cyumba cye yifashe video y'urukozasoni, nta kintu na kimwe yambaye, agakubita kuri YouTube. Kandi icyo gihe kandi ugasanga ntago yasohoka yambaye uko nguko ngo ajye mu muhanda. Rero icyo ngicyo nicyo kibazo. Niba we ubundi umuntu yagombye kuba akwirakwiza, niba ari video yiwe ayikwirakwiza iri ku rwego nawe uko ameze yumva ko yasohoka akagenda nta kibazo afite. Niba yumva ko yabikora, iyo video ashobora kuyitambutsa kuri njyewe nta kibazo. Niba nanone iyo video itanyuranyije n'amategeko y'urwo rubuga, tuvuge ubwo ndavuga kuko amashusho y'urukozasoni, ubwambure, imbuga nkoranyambaga nyinshi ntago zibyemera, zihita ziyafunga. Ubwo rero niba ayo mashusho atanyuranyije n'amabwiriza y'urwo rubuga, kandi akaba yumva ko uko nguko ameze ashobora gusohoka akanagenda bimeze, njyewe nta kibazo, kuko agiye kubishyira ahantu azarebwa n'abantu ibihumbi magana, ameze ukuntu adashobora gusohoka ngo ahure n'abantu 20, 10 hanze. Urumva ni ikibazo. Rero abantu bakwiye kumenya ko kuri internet ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, ikintu cyose uzamuye kuri internet, kuri murandasi, cyose uba ugishyize hanze. Rero
ntabwo nabasaba kugira ngo kwirinda gutangaza ibintu bo ubwabo bumva bishobora kuba bumva ubwabo bibateye isoni batari ko comfortable yabyo ngo abo ibintu bumva nabo ubwabo bibateye isoni niba nkuko nabivuze atasohoka ameze gutyo ntago akwiriye kugira gute no kubishyira ku karubanda cyangwa kubishyira hanze kuri interineti. Reka rero tuguhe umwanya utambutse ubutumwa yenda bwa nyuma busoza iki kiganiro twagiranaga, aho turifuza yuko wanakomozaho gatoya ku bantu bari mu cyaro. Abantu baba mu cyaro buriya hari igihe ikoranabuhanga ribasiga kandi nabo bagombye kugendana nayo. Twifuze ko ako kantu nako wakanagamo ugaruka no ku butumwa busoza ikiganiro. Icyo navuga, ubutumwa natanga, dukoreshe ikoranabuhanga ni byiza, ariko twite ku kidufitiye akamaro. Ntago ntujye kuri WhatsApp, kuri YouTube, kuri hehe ugiye guta umwanya. Jya kuri urwo rubuga ufite impamvu kandi zigufitiye inyungu, kuko umwanya ugiye ntabwo ugaruka. Ikindi navuga ni ukwirinda COVID-19 nk'uko natangiye mbivuga. Ibikorwa bya Internews hirya no hino ku isi ni ugufatanya baba abaturage, baba itangazamakuru n'abandi bantu batangaza amakuru mu buryo ubwo ari bwo bwose, harimo nabo bayanyuza ku mbuga nkoranyambaga, gutuma ayo makuru aba aya makuru ashingiye ku kuri kandi afasha abaturage kwirinda icyorezo cya COVID-19. Rero ndasaba abantu bose aho bari kubahiriza, gushyira mu bikorwa amabwiriza ya Minisante, kuko nicyo cyonyine, nibwo buryo bwonyine bwo kugira ngo dufashe igihugu cyacu ndetse n'isi kuzasubira mu buzima busanzwe nk'uko byari bimeze mu bihe byashize. Ikindi wari uvuze ngo cy'abantu baba mu cyaro ikoranabuhanga riba ntago navuga ko ryabasize, kubera ko ikoranabuhanga, uyu muvuduko ikoranabuhanga uririho, ntago wagera ku bantu bari bo bose ku isi icyarimwe. Ni urugendo. Tekereza abantu mu myaka 3-4 ishize batari bazi kuba bakoresha smartphone, akoresha telefone y'amatushe, ahamagara, yitaba gusa. Ariko ubu ngubu ukaba wagenda ugasanga afite smartphone irimo WhatsApp, yandikirana n'umuhungu we uba ku gasantere n'umukobwa we uba ku wundi musozi baturanye. Rero ni intambwe, ikoranabuhanga riraza tukaryiga, ntago ritugereraho rimwe, kuko ntago riza ari ubuntu. Riza n'impamvu usanga mu mijyi ariho riteye imbere cyane, aho ngo bo ntiryabasize nk'uko wari ubivuze, nuko bafite bwa bushobozi buruta bumwe babo mu cyaro. Ikoranabuhanga uko rije kose riza akenshi ricuruzwa. Kutinda kugera kuri bamwe nuko bwa bushobozi bwabo buba buri inyuma yabo ryagezeho imbere, ariko n'urugendo ejo bundi bigenda biza, kandi mbona rigira akamaro keza kenshi, ariko n'ingaruka nyinshi kuba rikoresheje nabi. Ibyiza rero ni ukurikoresha neza, kandi nabo ngabo bari uvuze mu byaro ntibumve ko ryabasize, ahubwo bumve ko ari cyo gihe kugira ngo baryimenyereze. Nk'ubu nguyu uvuga ngo simbyemera ko ryabasize, nge ejo bundi mu isi yashize nageze za Karongi, nsanga kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga biri ku rwego rwiza kurusha i Kigali. Wohereza amafaranga umuntu uti shyiraho ayo kubikuza,
wamubaza ngo ese ufite ka kantu bashyiramo ikarita bakishyura, reka nirinde kuvuga amazina, ati ashwida ntako mfite, aturanyishyura kuri telefone bisanzwe kandi urongera yo kubikuza ko nanjye ndaza kubikura. Ati se ufite kwa kundi bishyura bakoresheje telefone bitanyuze mu buryo bwa mobile money busanzwe ntagira aho bakata, ati ashwi ntabyo mfite. Ariko mu minsi namaze tari munsi hafi y'icyumweru muri ako gace, ibyo nabashije kubona kandi nishimiye nuko n'umuntu uguze icyayi cy'ijana kuko kirahaba, n'umuntu uguze umuneke nubwo ubwo buryo bundi badakata atabugira, ubwo mu ati giye nta kashi mfite mu ntoki, ati nta kibazo, aguha nimero nyoherereza, nta kibazo bafite na kimwe. Rero nta muntu n'umwe muri icyo gihe nahamaze ntago nigeze mbikuza amafaranga, serivisi zose nakoresheje telefone, kandi sinange gusa nkayibona no ku bagenzi banjye twari turi kumwe n'abandi bantu, ukabona wenda hari abakishyura amafaranga ariko nuvuze ko atayafite ntihagire ikibazo na kimwe bagira. Rero kuvuga ngo ikoranabuhanga iribashije kubageraho baryakira neza kandi vuba no kurusha abandi, ari ikintu cyiza cyane. Yego, rero tugushimire cyane. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Aha, turabashimiye cyane mwe rero mwari muri kumwe natwe muri iki kiganiro. Twizere ko inama Christophe abagiriye zigiye kubafasha mu buzima bwa buri munsi, dore ko ikoranabuhanga mu iterambere ari ikintu cy'agaciro kuri wowe ndetse no ku bandi bose muri rusange. Ngendeye na Cretin Rushwa, Ibendera TV, mugira amahoro.